Bakunzi ba filime nyarwanda, nyuma yo kubategura filime zagiye zikundwa nka Ibara ry'urukundo ndetse n'agahinda k'umwana, Kigali Youth Talent yongeye kubategura filime y'agahebuzo yitwa Ikigeragezo cy'ubuzima. Ni filime ivuga ku musore witwa Samu ubana na nyina mu cyaro ndetse na gashiki ke, gusa bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Kevin aragonzwe. Kora wari umugonze utamudanye kwa muganga. Basibye ngiye byandiyebaga ko ntapaki muzigo wawe. Kwa muganga baciye amafaranga batabona kuko nabakene bikabije. Ese Sam arakora iki? Urumvishe neza miliyoni 5. Sam afashe icyemezo cyo kujya Kigali akajya gushaka amafaranga. Gusa nabwo ntibyoroshye kuko yisanze mu rugo rw'umugabo wagonze Kevin. Mbwira. Nzakurangiza. Hoya boss nuko gusaba imbabazi narinje gutura. Urashaka kuzaniza polisi ahangaha. Boss narinje gutura amafaranga. Waje kugira gute? Ese ko nyirabuja Meme ndetse na muntu wa Bijou batangiye gukunda Samu? Biragenda biti? Rushiko ari umugizi wa nabi namenya yuko umugore we Meme ndetse na muntu wa Bijou basigaye bakunda umukozi wo mu rugo ari we Samu. Bizagenda bite? Ntucikwe ni film iri guca kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent. Manuka muri comment twayipininze ni comment ya mbere, ukore subscribe ubundi uryohere. Ukunda birenze man. Wese wenyine nta garanti biza kankunda kwijyana ahantu utazi ikintu wahurira nacyo mu nzira. Ugiye kuba nawe nkacyuza. Ni ukuri cyose ndamwumva kuri nonco. Urabizi ndagushyigikira sibyo, ariko none utekereza neza. None se ibaze ugize ikintu kikubaho nikamubaza. Ibagira Rwanga ahantu ntazi sinagiye. Wagiye ariko urabizi ka kenshi iyo ukomeje guhatiriza ibintu cyane bizamo ikibazo. Please, niba wumva ushaka kugira ahantu ujyagira umuntu mujyana, twube twumva basi ku mutekano uri ufite umutekano uri safe sibyo. Gufata urijyanye ahantu nta muntu muri kumwe ni Pako Sylvie usko muba mwarishize nuko ndi umwana cyane. Nagura umwana ariko none ubu ngewe ari ngiye ugiye mu cyo kibazo wandika nkijyana. Byate. No. I know you. Ntago wandika sibyo. Rero nagumve ngo ntago ari twe tudashaka kuyunga na mama wawe, nta nubwo ari twe tudashaka yuko uba uri kumwe na mama wawe sibyo, ariko wowe ndabyumva ariko ukomeza consista. Mwe mukwiruka muvuga gusa ibagire. Hi sister, you good? Dore noneho kuri nonco mbwira ko mushyishye Iki se? Oya mwana ntabwo ngeza byumva wumve ngo ndi timu cyose. Wow, ariko murasa neza, ufite udusatsi twiza. Ako Sylvie wagira. Urasa nawe n'irenga. Ariko mane urasa n'izuba nanone basa asa nabikare. Kare. ariko cyatuma akakuririmbira. Nana murakare. Warakaye ukanizanye inkuru nziza. Kurakara se bize bigiye. Wandetse se. Umva. Ubu rero inkuru nziza nzanye. Last time igihe duheruka nagiye gukonfirma ku murenge nanone ngo mwongere menye niba yatariki baduhaye gikomeje ntagiriro ko numva nanjye ntari kubyizera. Harabura only 2 weeks. Byumweru 2 gusa nibyo bibura kugira ngo njye ntabwo tujye mu murenge. Kandi mu by'ukuri bajye hari ikintu ugiye kugusaba uyu munsi nk'amakarere. Ejo bundi ntabwo twatandukanye neza ndabizi, ariko uyu munsi nk'amakarere nicyo kintu cyonyine gikomeye uragumureye mu rugo buzima. Icyambere wakoze nuko wemeye kunkunda, icya kabiri rero ngiye kukikubwira. Kandi Sylvie wambwiye yuko uri timu cyusa. Ndi timu cyusa. Ni timu cyusa ku bindi bintu bitari ibyo ugiye kuvuga. Ubizi gute? Cyusa yasabye ikintu gikomeye cyane. Iki kintu yasabye iribagiza ni ikintu cyabaye nk'indirimbo, ni ikintu ahora musaba igihe kinini, niko ahora bimusaba. Murabizi yuko iribagiza yaranze, aravuga ati Cyusa ntabwo twakora ubukwe utari wagira ngo kugira ngo mama wanjye atari yanyibuka, atari yaza ngo arebe ibirori. Niba mama wanjye atari yaza ntabwo tuzakora ubukwe. Okay, ibyo ngibyo Cyusa arababara, biramubabaza, ni wabo wenda birabababaza kuko Cyusa ashaka kuva iwabo.
rero kubera ashaka kuva iwabo arakoresha uko ashoboye kugira ngo abe yabana na Iribagiza azahave ari umupapa ari umugabo. Rero Iribagiza ntabyo ashaka. Iribagiza ahubwo we arashaka ngo reka mama w'abanza aboneke ngo bazakora ubukwe nyuma. Cyusa yari yagiye gufata itariki y'umurenge kugira ngo bazajye mu rukiko. Arabifata rero nibyo uyu munsi yaje abwira Iribagiza amubwira yuko ngo itariki y'umurenge irabura ibyumweru 2 kugira ngo icyo gihe kigere. Ariko aramubwira ati ngewe ibyo ngibyo nta kibazo urabyumvishije, ariko hari ikindi kintu nshaka kugusaba, ikindi kintu nshaka kugusaba cyoroshye. Arongera aravuga ati reka mbwire na mushiki wanjye. Mushiki we ni Sylvie. Mushiki aravuga ati yego nanjye musaza wanjye ndamushyigikiye yuko agusaba icyo kintu. Aramubwira ati kuko nubundi Cyusa kudakora ubukwe kutavariya kudashaka bikomeza bidindiza Sylvie. Ukaba wasanga Sylvie rero nawe biramudindije, ntabwo akoze ubukwe cyangwa se banamutereye inda hari iwabo. Ikindi kintu rero yamubwiye ati se ko nakwihanganiye wamaye impamvu urambwira ngo tuzakora ubukwe ari uko mama wawe yabonetse, iyo mpamvu pe nanjye nyitekereje ku rwanjye ruhande numva ariyo, ariko none uyu munsi wa none nabitekerejeho bihagije. Cyusa akunze gukoresha iryo jambo ati nabitekerejeho bihagije. Utiki rero yamubwiye ati gukora ubukwe koko nanjye nabitekerejeho, mama wawe agomba kuba ahari. Yego, ariko gukora umurenge ntabwo mama wawe agomba kuba ahari. Tugomba kubukora ejo bundi noneho tukabana, ariko tukazakora ubukwe mama wawe yarabonetse cyangwa se mama wawe yaremeye yuko uri umwana we. Ibyo ngibyo rero Iribagiza twagize ngo bari kumubwira ngo nk'igishinwa, tubona ntabwo abyumva neza, ariko aza kuza arahindukira aravuga ati yego ndabyumva nta kibazo niba ari uko nguko ubishaka, ariko ngo Cyusa ntabwo ngewe nanze ko dukora ubukwe, ahubwo nanze yuko dukora ubukwe turi twenyine, ababyeyi banjye badahari ngo bishime bumve umunezero. Rero ibyo ngibyo Cyusa yabyemeye. Arangije kubyemera aravuga ati okay, reka dutegereze nyuma y'ibyumweru 2 tuzajye mu rukiko. Iribagiza akahinduka, ubu ntabwo azamuhindukana. Cyusa yasabye ikintu gikomeye cyane. Iki kintu yasabye Iribagiza ni ikintu cyabaye nk'indirimbo, ni ikintu ahora amusaba igihe kinini, niko ahora bimusaba. Murabizi yuko Iribagiza yaranze, aravuga ati Cyusa ntabwo twakora ubukwe utari wagira ngo kugira ngo mama wanjye atari yaza, atari yanyibuka, atari yaza ngo arebe ibirori, niba mama wanjye atari yaza ntabwo tuzakora ubukwe. Okay, ibyo ngibyo Cyusa arababara, biramubabaza, ni wabo wenda birabababaza kuko Cyusa ashaka kuva iwabo. Rero kubera ashaka kuva iwabo arakoresha uko ashoboye kugira ngo abe yabana na Iribagiza azahave ari umupapa ari umugabo. Rero Iribagiza ntabyo ashaka. Iribagiza ahubwo we arashaka ngo reka mama w'abanza aboneke ngo bazakora ubukwe nyuma. Cyusa yari yagiye gufata itariki y'umurenge kugira ngo bazajye mu rukiko. Arabifata rero nibyo uyu munsi yaje abwira Iribagiza amubwira yuko ngo itariki y'umurenge irabura ibyumweru 2 kugira ngo icyo gihe kigere. Ariko aramubwira ati ngewe ibyo ngibyo nta kibazo urabyumvishije, ariko hari ikindi kintu nshaka kugusaba, ikindi kintu nshaka kugusaba cyoroshye. Arongera aravuga ati reka mbwire na mushiki wanjye. Mushiki we ni Sylvie. Mushiki aravuga ati yego nanjye musaza wanjye ndamushyigikiye yuko agusaba icyo kintu. Aramubwira ati kuko nubundi Cyusa kudakora ubukwe kutavariya kudashaka bikomeza bidindiza Sylvie. Ukaba wasanga Sylvie rero nawe biramudindije, ntabwo akoze ubukwe cyangwa se banamutereye inda hari iwabo. Ikindi kintu rero yamubwiye ati se ko nakwihanganiye wamaye impamvu urambwira ngo tuzakora ubukwe ari uko mama wawe yabonetse, iyo mpamvu pe nanjye nyitekereje ku rwanjye ruhande numva ariyo, ariko none uyu munsi wa none nabitekerejeho bihagije. Cyusa akunze gukoresha iryo jambo ati nabitekerejeho bihagije. Utiki rero yamubwiye ati gukora ubukwe koko nanjye nabitekerejeho, mama wawe agomba kuba ahari.
yego, ariko gukora umurenge ntabwo mama wawe agomba kuba ahari. Tugomba kubukora ejo bundi, noneho tukabana, ariko tukazakora ubukwe mama wawe yarabonetse, cyangwa se mama wawe yaremeye yuko uri umwana we. Ibyo ngibyo rero Iribagiza twagize ngo bari kumubwira ngo nk'igishinwa, tubona ntabwo abyumva neza, ariko aza kuza arahindukira aravuga ati yego ndabyumva, nta kibazo niba ari uko nguko ubishaka. Ariko ngo Cyusa ntabwo ngewe nanze ko dukora ubukwe, ahubwo nanze yuko dukora ubukwe turi twenyine, ababyeyi banjye badahari ngo bishime bumve umunezero. Rero ibyo ngibyo Cyusa yabyemeye, arangije kubyemera aravuga ati okay, reka dutegereze nyuma y'ibyumweru 2 tuzajye mu rukiko. Iribagiza akahinduka, ubu ntabwo azamuhindukana. Cyusa yasabye ikintu gikomeye cyane. Iki kintu yasabye Iribagiza ni ikintu cyabaye nk'indirimbo, ni ikintu ahora amusaba igihe kinini, niko ahora bimusaba. Murabizi yuko Iribagiza yaranze, aravuga ati Cyusa ntabwo twakora ubukwe utari wagira ngo, kugira ngo mama wanjye atari yaza, atari yanyibuka, atari yaza ngo arebe ibirori. Niba mama wanjye atari yaza ntabwo tuzakora ubukwe. Okay, ibyo ngibyo Cyusa arababara, biramubabaza, ni wabo wenda birabababaza, kuko Cyusa ashaka kuva iwabo. Rero kubera ashaka kuva iwabo, arakoresha uko ashoboye kugira ngo abe yabana na Iribagiza, azahave ari umupapa, ari umugabo. Rero Iribagiza ntabyo ashaka. Iribagiza ahubwo we arashaka ngo reka mama w'abanza aboneke ngo bazakora ubukwe nyuma. Cyusa yari yagiye gufata itariki y'umurenge kugira ngo bazajye mu rukiko, arayifata. Rero ni by'uyu munsi yaje abwira Iribagiza, amubwira yuko ngo itariki y'umurenge irabura ibyumweru 2 kugira ngo icyo gihe kigere. Ariko aramubwira ati ngewe ibyo ngibyo nta kibazo urabyumvishije, ariko hari ikindi kintu nshaka kugusaba, ikindi kintu nshaka kugusaba cyoroshye. Arongera aravuga ati reka mbwire na mushiki wanjye. Mushiki we ni Sylvie. Mushiki aravuga ati yego, nanjye musaza wanjye ndamushyigikiye yuko agusaba icyo kintu. Aramubwira ati kuko nubundi Cyusa kudakora ubukwe, kutavariya, kudashaka, bikomeza bidindiza Sylvie. Ukaba wasanga Sylvie rero nawe biramudindije, ntabwo akoze ubukwe cyangwa se banamutereye inda hari iwabo. Ikindi kintu rero yamubwiye ati se ko nakwihanganiye, wamaye impamvu urambwira ngo tuzakora ubukwe ari uko mama wawe yabonetse, iyo mpamvu pe nanjye nyitekereje ku rwanjye ruhande numva ariyo, ariko none uyu munsi wa none nabitekerejeho bihagije. Cyusa akunze gukoresha iryo jambo ati nabitekerejeho bihagije. Utiki rero yamubwiye ati gukora ubukwe koko nanjye nabitekerejeho, mama wawe agomba kuba ahari, yego, ariko gukora umurenge ntabwo mama wawe agomba kuba ahari. Tugomba kubukora ejo bundi, noneho tukabana, ariko tukazakora ubukwe mama wawe yarabonetse, cyangwa se mama wawe yaremeye yuko uri umwana we. Ibyo ngibyo rero Iribagiza twagize ngo bari kumubwira ngo nk'igishinwa, tubona ntabwo abyumva neza, ariko aza kuza arahindukira aravuga ati yego ndabyumva, nta kibazo niba ari uko nguko ubishaka. Ariko ngo Cyusa ntabwo ngewe nanze ko dukora ubukwe, ahubwo nanze yuko dukora ubukwe turi twenyine, ababyeyi banjye badahari ngo bishime bumve umunezero. Rero ibyo ngibyo Cyusa yabyemeye, arangije kubyemera aravuga ati okay, reka dutegereze nyuma y'ibyumweru 2 tuzajye mu rukiko. Iribagiza akahinduka, ubu ntabwo azamuhindukana. Cyusa yasabye ikintu gikomeye cyane. Iki kintu yasabye Iribagiza ni ikintu cyabaye nk'indirimbo, ni ikintu ahora amusaba igihe kinini, niko ahora bimusaba. Murabizi yuko Iribagiza yaranze, aravuga ati Cyusa ntabwo twakora ubukwe utari wagira ngo, kugira ngo mama wanjye atari yaza, atari yanyibuka, atari yaza ngo arebe ibirori. Niba mama wanjye atari yaza ntabwo tuzakora ubukwe. Okay, ibyo ngibyo Cyusa arababara, biramubabaza, ni wabo wenda birabababaza, kuko Cyusa ashaka kuva iwabo.
rero kubera ashaka kuva iwabo arakoresha uko ashoboye kugira ngo abe yabana na Iribagiza azahave ari umupapa ari umugabo. Rero Iribagiza ntabyo ashaka. Iribagiza ahubwo we arashaka ngo reka mama w'abanza aboneke ngo bazakora ubukwe nyuma. Cyusa yari yagiye gufata itariki y'umurenge kugira ngo bazajye mu rukiko. Arabifata rero nibyo uyu munsi yaje abwira Iribagiza amubwira yuko ngo itariki y'umurenge irabura ibyumweru 2 kugira ngo icyo gihe kigere. Ariko aramubwira ati ngewe ibyo ngibyo nta kibazo urabyumvishije, ariko hari ikindi kintu nshaka kugusaba, ikindi kintu nshaka kugusaba cyoroshye. Arongera aravuga ati reka mbwire na mushiki wanjye. Mushiki we ni Sylvie. Mushiki aravuga ati yego nanjye musaza wanjye ndamushyigikiye yuko agusaba icyo kintu. Aramubwira ati kuko nubundi Cyusa kudakora ubukwe kutavariya kudashaka bikomeza bidindiza Sylvie. Ukaba wasanga Sylvie rero nawe biramudindije, ntabwo akoze ubukwe cyangwa se banamutereye inda hari iwabo. Ikindi kintu rero yamubwiye ati se ko nakwihanganiye wamaye impamvu urambwira ngo tuzakora ubukwe ari uko mama wawe yabonetse, iyo mpamvu pe nanjye nyitekereje ku rwanjye ruhande numva ariyo, ariko none uyu munsi wa none nabitekerejeho bihagije. Cyusa akunze gukoresha iryo jambo ati nabitekerejeho bihagije. Utiki rero yamubwiye ati gukora ubukwe koko nanjye nabitekerejeho, mama wawe agomba kuba ahari. Yego, ariko gukora umurenge ntabwo mama wawe agomba kuba ahari. Tugomba kubukora ejo bundi noneho tukabana, ariko tukazakora ubukwe mama wawe yarabonetse cyangwa se mama wawe yaremeye yuko uri umwana we. Ibyo ngibyo rero Iribagiza twagize ngo bari kumubwira ngo nk'igishinwa, tubona ntabwo abyumva neza, ariko aza kuza arahindukira aravuga ati yego ndabyumva nta kibazo niba ari uko nguko ubishaka, ariko ngo Cyusa ntabwo ngewe nanze ko dukora ubukwe, ahubwo nanze yuko dukora ubukwe turi twenyine, ababyeyi banjye badahari ngo bishime bumve umunezero. Rero ibyo ngibyo Cyusa yabyemeye. Arangije kubyemera aravuga ati okay, reka dutegereze nyuma y'ibyumweru 2 tuzajye mu rukiko. Iribagiza akahinduka ubu ntabwo azamuhindukana. Cyusa yasabye ikintu gikomeye cyane. Iki kintu yasabye Iribagiza ni ikintu cyabaye nk'indirimbo, ni ikintu ahora amusaba igihe kinini, niko ahora bimusaba. Murabizi yuko Iribagiza yaranze, aravuga ati Cyusa ntabwo twakora ubukwe utari wagira ngo kugira ngo mama wanjye atari yaza, atari yanyibuka, atari yaza ngo arebe ibirori. Niba mama wanjye atari yaza ntabwo tuzakora ubukwe. Okay, ibyo ngibyo Cyusa arababara, biramubabaza, ni wabo wenda birabababaza kuko Cyusa ashaka kuva iwabo. Rero kubera ashaka kuva iwabo arakoresha uko ashoboye kugira ngo abe yabana na Iribagiza azahave ari umupapa ari umugabo. Rero Iribagiza ntabyo ashaka. Iribagiza ahubwo we arashaka ngo reka mama w'abanza aboneke ngo bazakora ubukwe nyuma. Cyusa yari yagiye gufata itariki y'umurenge kugira ngo bazajye mu rukiko. Arabifata rero nibyo uyu munsi yaje abwira Iribagiza amubwira yuko ngo itariki y'umurenge irabura ibyumweru 2 kugira ngo icyo gihe kigere. Ariko aramubwira ati ngewe ibyo ngibyo nta kibazo urabyumvishije, ariko hari ikindi kintu nshaka kugusaba, ikindi kintu nshaka kugusaba cyoroshye. Arongera aravuga ati reka mbwire na mushiki wanjye. Mushiki we ni Sylvie. Mushiki aravuga ati yego nanjye musaza wanjye ndamushyigikiye yuko agusaba icyo kintu. Aramubwira ati kuko nubundi Cyusa kudakora ubukwe kutavariya kudashaka bikomeza bidindiza Sylvie. Ukaba wasanga Sylvie rero nawe biramudindije, ntabwo akoze ubukwe cyangwa se banamutereye inda hari iwabo. Ikindi kintu rero yamubwiye ati se ko nakwihanganiye wamaye impamvu urambwira ngo tuzakora ubukwe ari uko mama wawe yabonetse, iyo mpamvu pe nanjye nyitekereje ku rwanjye ruhande numva ariyo, ariko none uyu munsi wa none nabitekerejeho bihagije. Cyusa akunze gukoresha iryo jambo ati nabitekerejeho bihagije. Utiki rero yamubwiye ati gukora ubukwe koko nanjye nabitekerejeho, mama wawe agomba kuba ahari.
yego, ariko gukora umurenge ntabwo mama wawe agomba kuba ahari. Tugomba kubukora ejo bundi, noneho tukabana, ariko tukazakora ubukwe mama wawe yarabonetse, cyangwa se mama wawe yaremeye yuko uri umwana we. Ibyo ngibyo rero Iribagiza twagize ngo bari kumubwira ngo nk'igishinwa, tubona ntabwo abyumva neza, ariko aza kuza arahindukira aravuga ati yego ndabyumva, nta kibazo niba ari uko nguko ubishaka. Ariko ngo Cyusa ntabwo ngewe nanze ko dukora ubukwe, ahubwo nanze yuko dukora ubukwe turi twenyine, ababyeyi banjye badahari ngo bishime bumve umunezero. Rero ibyo ngibyo Cyusa yabyemeye, arangije kubyemera aravuga ati okay, reka dutegereze nyuma y'ibyumweru 2 tuzajye mu rukiko. Iribagiza akahinduka, ubu ntabwo azamuhindukana. Cyusa yasabye ikintu gikomeye cyane. Iki kintu yasabye Iribagiza ni ikintu cyabaye nk'indirimbo, ni ikintu ahora amusaba igihe kinini, niko ahora bimusaba. Murabizi yuko Iribagiza yaranze, aravuga ati Cyusa ntabwo twakora ubukwe utari wagira ngo, kugira ngo mama wanjye atari yaza, atari yanyibuka, atari yaza ngo arebe ibirori. Niba mama wanjye atari yaza ntabwo tuzakora ubukwe. Okay, ibyo ngibyo Cyusa arababara, biramubabaza, ni wabo wenda birabababaza, kuko Cyusa ashaka kuva iwabo. Rero kubera ashaka kuva iwabo, arakoresha uko ashoboye kugira ngo abe yabana na Iribagiza, azahave ari umupapa, ari umugabo. Rero Iribagiza ntabyo ashaka. Iribagiza ahubwo we arashaka ngo reka mama wabanza aboneke ngo bazakora ubukwe nyuma. Cyusa yari yagiye gufata itariki y'umurenge kugira ngo bazajye mu rukiko, arabifata. Rero nibyo uyu munsi yaje abwira Iribagiza, amubwira yuko ngo itariki y'umurenge irabura ibyumweru 2 kugira ngo icyo gihe kigere. Ariko aramubwira ati ngewe ibyo ngibyo nta kibazo, urabyumvishije, ariko hari ikindi kintu nshaka kugusaba, ikindi kintu nshaka kugusaba cyoroshye. Arongera aravuga ati reka mbwire na mushiki wanjye. Mushiki we ni Sylvie. Mushiki we aravuga ati yego, nanjye musaza wanjye ndamushyigikiye yuko agusaba icyo kintu. Aramubwira ati kuko nubundi Cyusa kudakora ubukwe, kutavariya, kudashaka, bikomeza bidindiza Sylvie. Ukaba wasanga Sylvie rero nawe biramudindije, ntabwo akoze ubukwe cyangwa se banamutereye inda hari iwabo. Ikindi kintu rero yamubwiye ati se ko nakwihanganiye, wamaye impamvu urambwira ngo tuzakora ubukwe ari uko mama wawe yabonetse, iyo mpamvu pe nanjye nyitekereje ku rwanjye ruhande numva ariyo, ariko none uyu munsi wa none nabitekerejeho bihagije. Cyusa akunze gukoresha iryo jambo ati nabitekerejeho bihagije. Utiki rero yamubwiye ati gukora ubukwe koko nanjye nabitekerejeho, mama wawe agomba kuba ahari, yego, ariko gukora umurenge ntabwo mama wawe agomba kuba ahari. Tugomba kubukora ejo bundi, noneho tukabana, ariko tukazakora ubukwe mama wawe yarabonetse, cyangwa se mama wawe yaremeye yuko uri umwana we. Ibyo ngibyo rero Iribagiza twagize ngo bari kumubwira ngo nk'igishinwa, tubona ntabwo abyumva neza, ariko aza kuza arahindukira aravuga ati yego ndabyumva, nta kibazo niba ari uko nguko ubishaka. Ariko ngo Cyusa ntabwo ngewe nanze ko dukora ubukwe, ahubwo nanze yuko dukora ubukwe turi twenyine, ababyeyi banjye badahari ngo bishime bumve umunezero. Rero ibyo ngibyo Cyusa yabyemeye, arangije kubyemera aravuga ati okay, reka dutegereze nyuma y'ibyumweru 2 tuzajye mu rukiko. Iribagiza akahinduka, ubu ntabwo azamuhindukana.